Yo, this is my people tateya ati ni ya shop ya DJ Sky Misimu ati ni ya Pablo Papito Pacino Macadon Tigre Casco Pisto. It's ya back in the shop between everybody boy call again. So kadizere ko umeze fresh umeze neza aho tugiye kuza muri update zacu z'uyu munsi. Ni update navuga ati ziri grafo, ni update tutarabona handi hantu hari hose usibye hano kuri Sky TV show. So kanizere ko wowe udahwema kudukurikira umunsi ku wundi, wowe mukunzi wa Sky TV show ko aho uri umeze neza kabisa, mwifuriza gukomeza kugubwa neza aho tugiye kuza muri update zacu z'uyu munsi. Nk'ibisanzwe aho nawema kukugezaho update z'abahanzi Bastard, navuga ati ni inkuru ziba zirimo za tradinga hirya no hino, nawema kukuzanira this update wa kwani. So for right now nkuzaniye inkuru zigiye zitandukanye, ariko katubanze tuzinyuremo tuzisoma, bundi turagaruka inyuma tugende tushyiraho utuntu tw'utusesenguzi gake, bundi tunarangiza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. So tudatinze katwihute. Skoro yahurije mu gitaramo The Keep It ni 100 contact abaraperi 11 barimo Bulldog na Riderman, ariko sabo gusa arimo na Betway, akabamo Riderman, akabamo Zero Trap, akabamo Wabushali, akabamo Bisekeje n'abandi baraperi bagiye bafite amazina akomeye muri no njyana nyarwanda ya hip hop, aho bahurijwe hamwe mu gitaramo cya The Keep It. Iki ni igitaramo Sko itegura kugira ngo abantu dukomeze kugenda dutaramana na Skoro. So izindi update ni update zivuga ku Intore Masamba na Ruti Joel bajyanye mu Bubiligi mu bitaramo. Abahanzi mu njyana gakondo Masamba, Intore na Ruti Joel bakoranye urugendo rwerekeza mu mujyi wa Brussels mu gihugu cy'Ububiligi, aho bitabiriye igitaramo ijoro rya gakondo kizahuriramo n'abandi bahanzi nyarwanda barimo abasanzwe bakorera umuziki muri kiriya gihugu. So navuga ati iki ni ikintu cya danje, ni bintu birenze. Katubanze tuhubuke twiruka, bundi turaba tugaruka mu kanya tureba ubusesenguzi bw'izi nkuru. So twagarutse akandi ka update gahari, ni update ivuga yuko aka kanya muri Kigali Convention Center hari kubera inama ya Access itegurwa na Music in Africa, ikaba igamije kureberera hamwe no kwiga ku buryo bwo guteza imbere umuziki nyafurika. Abahanzi nyarwanda barimo Airways, Akoze, Mobita, Mytop na bamwe mu bamaze gutanga ikiganiro kigaruka ku iterambere ry'umuziki nyarwanda. So ahangana tinze nyarwanda ari ahantu yarashe imbogo, yandika ukuntu ahanga yanditse ngo kigarika kandi kigaruka. Twakomeje turagaruka inyuma tugenda tunyuramo gake dusesengura tureba wagwane. Mukuru Wabushali yinjiye mu muziki arangamiye kurangiza EP nshya. So uyu Mukuru Wabushali nge sinzi ariko turaje turebe wagwane. So twakomeje. So kaminuza ya Yale University iri mu zikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gutangira kwigisha isomo ryitiriwe umuhanzi w'icyamamare Beyonce, rizagaruka ku bigwi bye n'akamaro yagize mu kuzamura umuziki. Twakomeje. This is another update of one. So izi update katugaruke tuzisubiremo tuzisesengure turebe ese Skoro biba byagenze bite.
biba byagenze bite kugira ngo itegure igitaramo nk'iki ngiki ihurizemo abahanzi kandi b'abaraperi bagomba gutaramira abantu kugira ngo bakomeze kugenda bishima bagenda bakomeza banezeza abafana babo bakurikira. Aho navuga ati Skol yatekereje ikintu cyiza cyane ikareba guteza imbere umuziki wa hip hop nyarwanda nk'uko abantu benshi cyane bagenda bayisubiza inyuma nk'uko tujya tubibona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye bagenda bavuga ati wallahi wapi hip hop nta igomba gukinwa, hip hop nta igomba kwanda, ahubwo imiziki batashyimennyemo akantu, imiziki batastanzemo ruswa ati nigomba gukinwa, ariko ku binyobwa byacu navuga ati ni ibinyobwa cya Skol cyangwa se company ya Skol hamwe n'abitabira igitaramo bagomba kujya banywa Skol then banareba n'abakunzi babo b'abaraperi nubwo ati injyana ngo banze kuyikabisha iniyo mihanda kwa. So Skol batekereje kuri iki kintu kavuga ati tugomba kureba no ku bahanzi b'abaraperi tukareba ese bigomba kuba bimeze bite. So twakomeje Intore Masamba ese hitezwe iki? Gusa ni ikintu cyiza, ni ikintu cya danje kuba byibuza twakumva yuko injyana yacu ya gakondo cyangwa se no muziki wacu wa gakondo kuba hari ahantu buteganyijwe ndetse unatekerezwaho unakundwa. So ni ibintu biba bigaragaza ko injyana yacu ya gakondo iri kugenda itera imbere, kumva yuko abajene nk'aba ngaba bashobora kuba bava mu gihugu bakajya hanze y'igihugu bagiye gutaramira abantu bagiye batandukanye, haba abanyarwanda, ababirigi n'abandi bantu bagiye batandukanye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye bakaza kumva iyo njyana, uwo mwimerere wacu w'injyana gakondo. So rero ni ibintu byiza, ni ibintu byo kwishimira kumva ko igihugu cyacu kiri gukomeza kugenda gitera imbere mu njyana yayo ya gakondo. So twakomeje twakomeje kuri ya nama ngiri kubera muri Kigali Convention Center. Iyo indi nama ni inama irimo iragarukwaho kugira ngo barebe ese ni ikihe kintu cyateza umuhanzi nyafurika, ni ikihe kintu cyateza imbere umuziki nyafurika, ni ikihe kintu kigomba kuba cyavuga ati iki kintu kiravana umuziki wa Afurika ku rwego rumwe kiwujyane ku rundi rwego. Ese iyi nama iri buze gusiga umuhanzi nyarwanda hari ukuntu ahagaze? Ese iyi nama iri buze gusiga byibuze ari step y'abahanzi nyarwanda ubu ngubu turiho? So for right now navuga ati ntabwo turi kuri step ya danje, ariko kanizere yuko iyi nama ku bahanzi baduhagarariye muri ya nama bahagarariye abandi bahanzi nyarwanda harimo Airways, hakabamo Akoze, navuga ati ni abantu nabo bari buze gutanga ibitekerezo n'ibyifuzo kandi biri buze kugaruka bigafasha wa muhanzi nyarwanda, natwe tugakomeza kugenda dukura muri ino njyana yacu, zaba za Afrogako n'izindi njyana zigiye zitandukanye, tugenda dukomeza tukurapinga okwane, natwe badushyira ku kandi gaso ongera okwane. Twakomeje Mukuru Wabushali Mukuru Wabushali wallahi ati Mukuru Wabushali aragira ati ngewe naje gusoza EP yanjye, so ngewe nta n'uwo narinzi, singiye kuvuga ibyo nahagazeho, sinzi nimba na Bushali yari afite mukuru we, gusa nabibonye gutya babipostinze bavuga ati Mukuru Wabushali ati yagarutse mu muziki, ati mukuru we yayitracinze umuziki. So navuga ati uyu mukuru we menda katwitega iyo EP ye cyangwa se turebe ko Bushali twazamukuraho link ubundi tukazagaruka kuri no nkuru fresh twamaje nawe kumenya izi we wagwana. Tugiye gusoreza ku nkuru ya Beyonce, aho Beyonce muri States ati bagiye kujya bigisha isomo rigaruka ku bigwi byiwe, ati kuko ari umuntu watejeje umuziki w'aba States, ati akawuteza imbere akawuvana kuri bimwe akawigeza ku yindi level. So ibintu birenze, ni ibintu bya danger for ati bagiye kujya bamwiga nk'uko dusanzwe twiga ano history, ati uko dusanzwe twiga ati ano mashimi, ati nabo bagiye kujya bagira isomo ryo kumwigaho, bige ku bigwi byiwe, bamwigaho bamugaruka bamumanuke. So navuga ati ni ibintu bya danger, ni ibintu biri grafo kuba byibuza batera imbere nk'umuhanzi ku buryo ugera nko ku rwego ko bajya bakwigisha mu ishuri bakaba
bakwiga. So natwe rero tujye dukomeza kugenda turebera kuri ibyo bintu kabisa, dushaka ibintu by'ibigwi twubaka ku buryo niyo twanapfa niyo twagira ukuntu n'iki bazaza basigara bavuga ati cyaza uriya muntu wanamwiga kuko yari afite ibyo kwigwaho byinshi. So Beyonce rero for right now navuga ati bagiye kujya bamwiga mu ishuri, bamwige bagira isomo rya Beyonce ryo kwiga ku bigwi byiwe. So for right now nizo update nari mufitiye, yari Sky again, yari Pablo Pavito Pachino Makana Tegera Casco Pisto ati it's your back and sharp boy bit back and boy no the shine divine the Kuri ati ni shop ya DJ Sky Miss Move. Ciao tubonane muri update z'ubutaha. Wowe udawema kunkurikira navuga ati shout out kandi peace kabisa, wowe udawema kunkurikira. Goodbye.